Hi, most of us and of the time, abantu benshi muri twe ndetse n'igihe kinini spent in the school, twamaze ku ishuri kandi hari n'abakiga, we were told to focus. Bajyaga batubwira bati focus on the words underlined and then answer the questions. Itegereza amagambo aciyeho akarongo maze usubize iki? Ibibazo. But today, icyakora uyu munsi, we're not going to look at that. Ibyo si byo tugiye gusuzuma. Instead, we'll study lesson 5. Ahubwo tugiye gusuzuma isomo rya 5. Now, ubu nonaha, we're going to examine 80 things that will help us gradually master new words. Tugiye gusuzuma ibintu 8 biradufasha kumenya neza amagambo mashya. Follow along carefully. Ndagushishikariza gukurikirana neza witonze. But first, icyakora mbere yuko ntangira, I want to thank you for subscribing. Ndashaka kugushimira wowe wakoze subscribe because you're going to gain a lot. Kubera yuko ugiye kumenya cyangwa se uzamenya ibindi bintu byinshi cyane. And if you haven't subscribed yet, kandi niba utari wakora subscribe, please do so. Ndagushishikariza kuyikora so we can learn from each other. Kugira ngo rwose tubashe kwigira hamwe no kwigiranaho, kugira ngo tubashe gusuzumira hamwe aya masomo n'andi azakurikira. The channel is All Possible Domain. Channel cyangwa se umuyoboro wacu wa YouTube witwa All Possible Domain. Thank you. So let's get started. Urakoze cyane. Ubu noneho reka dutangire. Okay guys, nk'uko twari tumaze kubivuga, twatangiye, ubu ni nk'aho dutangiye isomo ryacu nyirizina. Turyinjiyemo tukaba tugiye gusuzumira hamwe bya bintu 7 nari nababwiye ko tugiye gusuzuma. Ladies and gentlemen, banyakubahwa, wowe unkurikiye wubahwe cyane kubera yuko wafashe gahunda nziza yo kuba tuzaba turi kumwe mu gihe tuzaba twiga aya masomo cyangwa se ururimi rw'icyongereza by'umwihariko. So tugiye kurebera hamwe amagambo agera ku 8 agendanye n'iki. Reka tubanze tukivuge. Ni amagambo arebana n'icyitwa expressing emotions. Expressing emotions, not emotions. Si emotions, ni emotions. Expressing emotions. Ibintu bijyanye no kugaragaza iki? Amaranga mutima. Everyone has emotions. Twibuke ko buri wese afite iki? Amaranga mutima. Maybe you are sad today. Maybe you are happy today. Maybe you're in a dilemma today. Birashoboka yuko uyu munsi ubabaye ariko ntawe byifuza. Birashoboka yuko uyu munsi wishimye. Of course nibyo twifuza twese. Hari n'igihe umuntu aba yumva atazi icyo yakora n'icyo yareka. So, reka turebe amwe mu magambo agaragaza emotions. Yaba igihe cyo kwishima, igihe cyo kubabara, igihe cyo kunyurwa, of course nibyo tugiye kwibandaho. Ijambo rya mbere duhereyeho riravuga ngo disappointed. Disappointed. Disappointed bisobanura iki? Reka dufate urugero. I'm disappointed because I didn't pass the test. I'm disappointed because I didn't pass the test. Bisobanuye iki? Ndababaye kuko sinatsinze ikizamini cyangwa se sinatsinze ibyo nabazwaga. Ndababaye. I'm disappointed bivuga ndababaye. Disappointed bivuga kubabara cyangwa mu yandi magambo gutenguha. Iyo wumvise ko ibintu bitagenze neza uko wabyifuzaga, wakoresha iri jambo. Because bivuga kuko.
naho didn't pass the test bivuga sinatsinze ikizamini. So muri make disappointed bivuga gutenguhwa cyangwa se kumva utamerewe neza muri wowe. Ijambo rya kabiri, confused. Urugero, an example, she is confused about the instructions. She is confused about the instructions. Confused, to be confused, kuba umuntu ari confused bivuga kuba umuntu ari hehe, mu rujijo. So ari mu rujijo ku mategeko. She is confused bivuga ari mu rujijo. Ijambo confused bivuga kujijwa cyangwa mu yandi magambo kutumva neza. Ibi bikaba iyo wumva utazi neza ibyo ukwiriye gukora cyangwa uko ibintu bimeze. Instructions bivuga amategeko cyangwa amabwiriza. So, confused tubonye ko bisobanura iki? Urujijo. She is confused. Ari mu rujijo. I am confused. Ndi mu rujijo. You are confused. Uri mu rujijo. They are confused. Bari hehe? Mu rujijo. Ijambo rya gatatu tugiyeho, grateful. Grateful. Grateful ni ukunyurwa cyangwa se gushimira. They are grateful. Barashimira. So they are grateful for the help they received. Barashimira ku bufasha bahawe cyangwa se bahawe. Muri make baranyuzwe ku bw'ubufasha bahawe cyangwa se bahawe. They are grateful bivuga barashimira cyangwa se baranyuzwe. Grateful bivuga kuba ushimira. Ibi bikaba iyo wumva unezerewe kandi ushimira kubera ikintu cyiza wabonye cyangwa wahawe. Help they received bivuga ubufasha bahawe cyangwa se bakiriye cyangwa se nyine bakiriye. So they are grateful. Baranyuzwe. I am grateful. Ndanyuzwe. You are grateful. Uranyuzwe. We are grateful. Turanyuzwe. Wabyumvise? Iki nizere ko cyumvikana rwose. Ijambo rya gatatu tugiye gusuzuma is surprised. Surprised bisobanura kumva ufite akanyamuneza bitewe n'inkuru nziza wumvishe. So urugero, an example, we are surprised by the good news. Twatunguwe n'inkuru nziza. To be surprised ni ugushimishwa birenze bigasa n'ibigutunguye. So we are surprised by the good news. Twatunguwe n'inkuru nziza. So we are surprised bivuga twatunguwe. Ijambo surprised bivuga gutungurwa. Ibi biba iyo wumvise inkuru cyangwa ibintu utari witeze, cyane cyane iyo ari ibyishimo. So, good news bivuga inkuru nziza. So surprise ni nko gutungurwa. Ni kumwe uzumva umuntu avuga ngo nzagukorera aga surprise. Of course, gutungura. I'm surprised. Ndatunguwe. You're surprised. Uratunguwe. They are surprised. Baratunguwe. Cyangwa se baratunguwe. Of course, ibintu nk'ibyo. So iryo ni ijambo rya kangahe tumaze gusuzuma disappointed, confused, grateful, surprised. Birumvikana ko tumaze gusuzuma amagambo ane. Dusoreje kuri he jambo nako dukomereje kuri he jambo nkuko dushaka kuba tubibona ni lonely. Lonely ni ukuba umuntu ari wenyine. An example, he feels lonely in the new city. He feels lonely in the new city.
ngo arumva ari wenyine mu mujyi mushya. Yiyumva wenyine mu mujyi mushya. He feels lonely. Of course bivuga yiyumva wenyine. Lonely bivuga kwiyumva wenyine cyangwa kuba udafite aho wegamira. Bivuga ko wumva nta bantu cyangwa inshuti bakwegereye. New City cyangwa se city bivuga umujyi. New City, New City, umujyi. So lonely twumvise ko ari ukuba wenyine. Example twatanga, you are lonely, uri wenyine. They are lonely, bari bonyine. I am lonely, ndi jyenyine. We are lonely, turi twenyine. Ibintu nk'ibyo ngibyo bivuga lonely. Icyo ni icya gatanu. Icya gatandatu tugiye gusuzuma ni ijambo ryitwa scared. Scared. So scared bivuga gutinya. Ni nko gutinya, sibyo? So an example, urugero twafata, I'm scared of spiders. I'm scared of spiders. So spiders ni iki? Ni udusimba twitwa ibikeri. Hari n'utwitwa ibitagangurirwa bijya guhuza, ariko spiders, ibikeri. Ndatinya udusimba twitwa ibikeri. Ndatinya udusimba twitwa ibikeri. So I'm scared bivuga ndatinya. Scared bivuga gutinya ubwabyo. Scared. Ibi bikaba iyo wumva utuje cyangwa se ufite ubwoba ku kintu runaka. So spiders bisobanura ibikeri. Bivuga udusimba nyine, twa dusimba muzi twitwa ibikeri. So to be scared tubonye ko bisobanura gutinya. So I'm scared, ndatinya. You're scared, uratinya. He's scared, aratinya. We're scared, turatinya. They are scared, baratinya. So to be scared ni ugutinya. So they are proud. Now tugeze ku ijambo rya karindwi rivuga proud. To be proud. Twibuka yuko turimo kwiga ibintu bijyanye na emotions. Amarangamutima. So emotions. Tugeze ku emotion yo kuba proud. To be proud ni nko kwishimira. Reka dufate urugero. Let's take an example. They are proud of their team's success. Ngo bishimira itsinda ryabo kuko ryatsinze, cyangwa se group. Bishimira ko group yabo, itsinda ryabo ryatsinze. They are proud of their team's success. They are proud bivuga bishimira. Ijambo proud bivuga kwiyumva wishimye kandi wumva wisumbuye, hari ikintu wisumbuyeho. So iyo abantu bakoze ikintu cyiza cyangwa batsinze bakoresha iri jambo. Team's success bivuga intsinzi y'itsinda runaka. Team's success. Team's success. Group, intsinzi ya group, intsinzi y'itsinda. So tubonye icyitwa proud. I'm proud, ndishimira. You're proud, wishimira. They are proud, bishimira. We're proud, twishimira. He is proud, yishimira. She, of course. Now ijambo risoza dusorejeho riravuga ngo jealous. Jealous. Jealous ni iki? Ni ishyari. She feels jealous when others succeed. Agira ishyari iyo abandi batsinze. Yumva afite ishyari iyo abandi batsinze. So she feels jealous bivuga afite cyangwa se ufite ishyari. Jealous bivuga ishyari. Ibi bikaba iyo wumva ubabajwe n'uburyo abandi bafite cyangwa se bageze kuri byinshi kurusha ibyo ufite. When others succeed, iyo abandi batsinda, cyangwa se when others succeed bivuga iyo abandi batsinze cyangwa se iyo bageze ku ntego.
So now ntekereza yuko isomo ryacu rirangiriye ahangaha, ariko se ni iki dusigaranye? Twari turimo twiga ibijyanye na emotions. So I encourage everybody to do subscribe. Nkaba ntera inkunga buri umwe wese bari bakurikiye rino somo gukora subscribe in order kugira ngo dukomeze tubahe ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Ikindi, ntawuhejwe gutanga comment, rwose ziri turned on, zirafunguye ku buryo everyone can share his idea, can share an idea or an option or an opinion, aho umuntu ashobora gutanga igitekerezo ndetse n'inyunganizi ku buryo rwose dukomeza gukora ibintu bimeze neza. Kavuga uti bya bintu kuko ngenda mbyumva, ngenda mbisobanukirwa buhoro buhoro. Tuzirikane ko we learn directly to outside of the world, to the outside of the market. Mbese twiga ku buryo dushobora guhita dushyira mu bikorwa ibyo twiga mu isi nyine isanzwe, mu buzima bwacu bwa buri munsi bwo hanze, ku isoko ry'umurimo, ku kazi, business ndetse n'ibindi, kugira ngo rwose bijye bidufasha. So thank you so much. Subscribe for more or tomorrow, and even if as soon as possible, kandi nk'uko bishoboka, uko bishoboka, please, niba bikorohera rwose, share, take this video, take this teaching, fata iyi video cyangwa se this speech, iki kiganiro ucyoherereze mugenzi wawe, if you know, niba umuzi or is available, kandi akaba ahari, akaba aboneka, akaba wenda yarigeze kwifuza kwiga no kumenya icyongereza. Please join WhatsApp group. Niba utari wajya muri group ya WhatsApp, twandikire hano kuri YouTube, turn on of comments, kuri comments zifunguye ku buryo dushobora guhita tukongeramo abashya, abamaze igihe, abamaze iminsi. Go ahead, congratulations. Thank you so much.